mu rudaci nyine akunda bamwitazaze Horandi cyane Deus ariko kwitwa zirikisi nawe nzi ko buriya iyo uganiye n'abantu bakorana nawe barakubwira ngo ni wa muntu ushobora kuba yicaye muri studio akakubwira ngo izo match mugiye kureba nka Europa League ngo ngiye mukire ya Ajax kuri ntuza wenda bari kogeza match ya Man U kuri screen ati mukire wa Ajax mbenye ariko no buriya dufite abanyamakuru mu bintu by'Iburayi nk'abatanu bataratumbagira cyane ariko ubona bazavamo ibitangaza notama benshi bari kuri BNB hari Samiri hari we kuri BNB abandi batanu kubabona birakorohera oya hari Alan Ruberwa we ntago ari hari Alan ni umunyamakuru ubona ko kuri Flash right ibintu aganira nawe bimeze neza hari undi mujene bakorana numvishe nawe ufite utuntu twiza yitwa apana Mbappe bari kiganiro Aderare nawe numvishe afitemo utuntu turyoshye twiza yashyiramo imbaraga ibihugu tuzamukizwa harimo buriya sesengura abandi banyamakuru nibyo ariko abanje ashyira umwe ku ruhande abona kumena undi oya nuko we numusesenguzi ndavuga abo mvuga n'abacambuzi ntago ndi kuvuga abayobozi hakaba n'umunyamakuru wa radio DC witwa Cedric Keza nawe nkunda uburyo agana umupira w'abanyaburayi n'abanyamakuru rwose bazaba ari abantu ari bazarigari gafite imyaka 50 azaba avuga ati azi ko babaye nk'akazungu ariko ubwo n'ugusesengura none se kuki mudashaka kutuvugira icyo kintu kazungu n'umunyamakuru wa mbere mu Rwanda wanze yuko match za champions zose akina n'igice kandi ntabwo yabisaba ejo we twashyize match ya gicuti twashyize saa 9 n'igice ahita avuga ati rero spoiler bigaruka ngo ni Burayi nariko n'umukoro nibwagira mu kazungu champion ya Tanzania ariko ibintu sinzi niba mutazi ko abanyarwanda bagira icyo kintu Lorenzo nawe nakibwiye nawe ubona ko ibyo kwa presi ibintu by'abantu yahise bijyamo ibintu gutera icyotezo abantu mu Rwanda sinzi impamvu ntabwo babwira abantu ubwiza bwabo sinzi ikibazo kibamo kabisa ntabwo ushaka kubwira ngo ahubwo babyuka ari uko watsikiye abantu bategereza nyine igihe kibi nk'ubu Deus kuki namubwaka akora ibintu neza c'est mon petit frère ndabizi ko bitamubabaza kumubwira ko ataratumbagira ko nanjye sindatumbagira nanjye sindi Castar ariko tugiye kubikira muri yaje tuvuga ngo sofa bigezehe ntabwo byamutera ipfunwe kame mwapresiye ntekereza ko byamwuba ahita yigaruka so si ikibazo rero ndabeshya se Deus ndabeshya ntabwo mbeshya niko kuri kw'ibintu niko kuri kw'ibintu urakoze cyane umeze neza ariko umeze neza nanjye nishimiye kuba ndi hano muri studio nziza nk'ingi hano ni mu rugo haze kumenyera kabisa maze kumenyera ku buryo ntabwo kuri reception bakimbaza ngo ugiye he ngo wavuganye nande oya waba bizi ko ndi muri gahunda ipanze cyane hanyuma rero ngiye ikibazo cya mbere mperaho hari umugabo bita Jangwani Digani yabivugiye kuri radio y'igihugu avuga ati yewe nganiriye na Ngabo yavuze igitekerezo cyaro kuvuga ngo twifuza kuzahuza Ngabo na Jangwani kuri n'abantu babisaba bijyanye n'abakunzi banyu ndetse n'amakipe yanyu magarari ariko Rigana avuga ati ngiye sinyamca ku ruhande Ngabo we twaraganira arambwira ati kubera post yanjye niya Jangwani zidahuye mu makrebe yacu numva guhurira kuri mikoro njye atari ngombwa oya ndashaka kubyoroshya Jangwani yasimbuye ndi muri APR Karinda Emile ese mwajyaga mutumira Karinda Emile nanjye mukantumira Jangwani Claude Muhonimana aho birajyana ariko Claude Muhonimana nawe kuko ari president buriya nabitekerezaho twabakubita wenda nabankunda match biratandukanye ariko Jangwani ndamwaprecia Jangwani yazanye vibe mu mupira wacu nari nzi ko ari petit frère umuntu aza kumbwira ngo muzi ngo kera za Kabarondo ngo yahozeho icyaba ngo nuko yaje Kigali atinze Jangwani ngo ageze Kigali za 2012 ariko ubundi rwose n'umuntu na aprecia ngana kuriya oya afite baby face yamworohe ari uriya muvugizi wa Azam Dar es Salaam amwita baby face cyangwa under 17 cyangwa under 17 kugira ngo
oya ndabyitiranyije ahubwo uravuga Ali Kamwe we yitwa Babyface noneho Hashim Ibu akitwa Under 17 Musa na Kariako Dabi cyane nagize ibyago byagonganye nagize ibyago byangonganye ne match yanjye kuko barakina saa 10 twe turakina saa 9 ntago ndibona uko bibiri wananchi nje rero ndahindura nafanaga wananchi kera none abantu bose bayijyaho hari ukuntu ikipe iri mu bihe byiza abantu bose bayijyaho nje unigiriye muri Msimbazi itangiye ku hyping ubu narambure kwa Regis 100% ibiri muri Msimbazi nje iyo abantu bakabirije ibintu cyane bakabifana bakabigira ibyabo bakabitwara nje umupira wa Tanzania natangiye kureba mu 2017 Dabi yakari yako mu mwaduko wa Baraka Addison Mpenja kwa kuri tuje tuvuga rigana rabizi ngo ninge wamuza Mpenja mba numva rige wamuzanye no muntu wawe kundisha abantu buri ari n'umuntu nise Mpenja kuko nyitangira kumukunda nawe wasanze mukunda yangiye twasmani wambwiye nanjye ndamukurikirana tuba tumwise Mpenja gutya kongeraho burya nawe wakamwise cyane mwise Asman Mpenja no mutaramu nagezeho nkajya mfata mu mutwe comment y'utuntu avuga nkadufata mu mutwe nkaba nakubwira igitego uranatunyoherereza ngiye buri munsi anyohereza utuntu twa Mpenja yavuze aratunyohereza birandyohera cyane unfortunately uyu munsi sindi bubirebe nabonye ari abavandimwe b'abanyarwanda benshi bagiye bagiye abanyamakuru benshi bariyo Sam Karenzi Jean-Luc Shehe bagiyeyo cyane akomedi yacu kugenda igira amafaranga ndi kubikunda ibi nibyo bintu abantu bagombaga kwa basaba Imana ko mu mwuga wacu wa noble ariko harimo ikintu cyo kudakunda rero rigana mu 2007 abanyamakuru bane